Iya gatanu ni uko batangira kugenzura bamwe mu bubaha Imana ngo babone icyo babagaya. Batangira gushaka impamvu zibashyigikira mu kugwa kwabo. Mu mwanya wo kwigenzura bo ubwabo, batangira gukora ubushakashatsi ku bandi bizera bitwa ko bubaha Imana, bakagenza abakuru b'itorero, abaririmbyi se, ndetse n'abandi bizera. Mu gihe habayeho kubacyaha, bagatangira kwitwaza ba bandi ngo na runaka bigenza uko. Nshuti z'Imana, twisuzume twebwe ubwacu, twinire mu mitima yacu, kugira ngo mbere ya byose tubanze dukize ubugingo bwacu, kuko gushaka kurebera ku bandi basubira inyuma nkatwe kugira ngo tubatangeho ingero, ndavuga abo twita ko bakijijwe, tuba turi gutwika inzu tuyirimo kandi twafunze aho gusohokera hose. Ariko impamvu zibibatera zituruka kuri Satani. Babagenzurira kugira ngo babone inenge muri bo, yababera urwitwazo rwo kureka kubaha Imana. Iya gatandatu ni uko